hagiye gutera inzara igiye gutera muri Amosi igice cy'inziza. Abasore beza, abasaza beza, abagabo beza bazicwa n'inyota. Abantu benshi bazicwa n'ibintu n'ubujyahabi, bazicwa n'ingorane zo kutamenya ukuri, ndetse bamwe hagiye gutera inzara igiye gutera muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11. ku muntu uri ubashe kuhagera ahasome Amosi igice cya 8 umurongo wa 11. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazaba inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose izaba ari itangiro ryo kuramukwa. Bamvuze ngo Uwiteka ati nzateza inzara mu gihugu, cyangwa se nzateza inzara mu isi. Ntizaba ari inzara yo gushaka. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, rero tufite umugisha wo kubona umukozi w'Imana, kandi murabibona neza ko ni umukozi w'Imana. Navuga ngo arakuze. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho muntu w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro kimukwiriye. Amena. Ahabwa icyubahiro kimukwiriye. N'ubwa mbere nakiriye umuntu akavuga icyo kintu ati Yesu nahabwa icyubahiro kimukwiriye. Nukuri akwiye kugihabwa, nubwo abantu benshi badashaka kukimuha, bagashaka kukimunyaga, ariko ntabwo azagiha undi. Abantu bari kwibaza ngo ninde turi kumwe, yitwa nde? Yitwa cyangwa nitwa Musabyimana Samuel, niyo mazina yanjye data yanyise. Witwa? Nitwa Musabyimana Samuel. Yego. Bararihine bakanyita Sam. Yego. Nta mugabo nigeze kumva wanditse amateka muri ADPR witwa ayo mazina ra? No mu Adventiste yari hari ku Kibuye. Yego. Hari umupasitoro imbere ya genocide witwaga ayo mazina, ndumva nanjye naramwumvise ariko sinari muzi. Ariko no muri ADPR arahari. Wayoboye ADPR ku rwego rw'igihugu rwose nze cyane rwose. Hari umubishop wa ADPR witwa Gusabyimana Samuel. Nimba atari Usabyimana Samuel ari muri Amerika, ndibaza muri iyi minsi ari muri Amerika, ni naho ari gukorera umurimo. Imana amahoro imukomereze amaboko. Amakuru y'iminsi turashima rugira rugize byose. Imana ivuga bikaba, tegeka bigakomera, ifite icyubahiro mu isi no mu ijuru. Turashima Imana rugira rugize byose. Ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ifite icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ihabwa icyubahiro. Amen. Imana amahoro ihabwa icyubahiro. None mbese ngira amatsiko, uri umushumba, uri umuvuga butumwa, bimeze bite? Bamuvuga butumwa. Ukunda Imana. Yego. Kandi wumva wayivugira igihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Kabone naho umuntu yabizira ariko yavuze ijambo ry'Imana. Ariko yavuze Imana. Yavuze Imana. Ikigaragara nuko uri umukozi w'Imana, ubitse ibintu byinshi. Njya nkunda kugira isengesho. Mu minsi yashize narasenze ndavuga ngo Mana, birakwiye ko uduhereza n'abantu bakuze mu buryo bw'umwuka kandi n'abantu bakuze mu buryo bw'umubiri, kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe uru rugendo, kuko uru ni urugendo rukomeye, ni urugendo tutabasha kwishoboza, yewe natwe ntaho twagera tutari kumwe n'abatubanjirije ngo twigire ku birenge byabo. Urakoze rero Samuel, ubwo wamaze kutwibwira, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi twinjire mu ivugabutumwa ryacu uyu munsi. Murankundira muyobozi w'ikiganiro. Yego. Ubundi ngo iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Reka mbanze ndirimbe iyi ndirimbo, hanyuma harakurikiraho isengesho ibamo binyemereye. Rwose ndabyemeye. Ni indirimbo ya kabiri muri iki gitabo mfite cy'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami ageze ku irembo. Yego. Reka ntangire. Umwami ageze ku irembo,
wabambwe ku musaraba, yaje gukoranya bera babane mu ijuru, kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo, ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, kandi tugiye guhabwa kubaho kw'iteka, kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo, ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu, kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo, maze mw'isi yagizwe nshya, niho tuzabaho iteka, kudapfa kwakuye gupfa, dushize agahinda, kw'irembo ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo. Kadusenge Imana. Haleluya. Tuguhaye icyubahiro kigukwiriye, rugira rugize byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ifite kugira neza kwinshi. Kuri iki gicamunsi cy'uyu mugoroba tuguhaye icyubahiro kigukwiriye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira ukuntu waturinze kuva tukiri mu nda z'ababyeyi bacu kugeza uyu munsi wa none tugihumeka umwuka w'abazima. Nanone ushimwe Data. Ni ukuri kuba ari abavuye mu mubiri bakajya bahacecekerwa, si uko twe tubarusha gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe, ni imbabazi z'ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Turi imbere yawe uyu mwanya Data, tugiye gukora ikiganiro, ngwino ubane natwe n'abatwumva bose, n'abazatwumva bari mu mpande enye z'isi bose, ngo ibyo tugiye kuganira bizababera mendezo yo gukira, tuzakizanywe mu bwami bwo mu ijuru. Kandi igihe tugiye kuvuga amagambo y'Imana, ijuru nirize ritugote, nirize ribane natwe. Amagambo tugiye kuvuga aba yakiza abantu b'Imana, kugira ngo Mwami Imana izishimire kutubona turi kumwe, turi ubwoko bwayo, turi abantu bayo, ishyanga ryayo, Imana yaronse, Imana idukunda ikiranuka. Uzaduhe kwibanira n'Imana Data wa twese. Bana natwe muri uyu mugoroba, kandi ukomeze kudukizanya n'abatwumva bose. Dusenze Imana yo mu ijuru ngo itwumve kandi isubize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha kubw'isengesho ryiza muduhaye. Uwiteka Imana bagirire neza. Ndizera ndashidikanya ko uyu munsi tugiye kugira ibihe byiza, cyangwa se tugiye kubona Imana kubwira ijambo ry'Imana, cyangwa kubwira ivugabutumwa tugiye gukora.
hanyuma rero ubwo umaze gusenga Imana unyemerere tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi, kuko n'Imana yagutumye nta gushidikanya. Ahasigaye jya mbere, umwuka wera w'Imana bane nawe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana namwe baha umugisha mwene data. Yego. Ntabwo ari impanuka kugira ngo ijambo ry'Imana rivugwe. Yego. Ndetse ijambo ry'Imana rivugira muri Matayo yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose bukabuhamya, ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Yego. Hanyuma imperuka ni bwiza hahera ku isi. Ibyo bintu tubisoma muri Matayo. Yihanganira Kibazo tuvuge ukuri nk'uko kuri. Kandi muri Daniel igice cya 10 umurongo wa 21 aravuga ngo tugomba kuvuga icyanditswe mu byanditswe. Yego. Icyanditswe mu byanditswe. Ntabwo ari ukuvuga ibyacu, ni ukuvuga byanditswe n'abahanuzi kandi bikandikwa bihumetswe n'Imana, nk'uko mu Rwanda rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 bavuga. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro kwemeza umuntu no kumwigisha. Byahumetswe n'Imana, ntabwo ari ibyacu tuvuga. Turavuga Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzenguruke isi yose. Imperuka ihere kwize twitahire. Kadusoma aya magambo ari muri Matayo. Aya magambo ari muri Matayo ibice 24 niho dukura aya magambo kandi tukayavuga nk'uko ari, kugira ngo afashe abazatwumva bose ndetse n'ababasha gusoma nabo bazisomere. Ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Abantu b'i Beroya ngo bigaga icyanditswe mu byanditswe. Yego. Iyo bigishwaga baragendaga bakagera mu rugo bagasubira mu byo bize bakarako ibyo bigishijwe ari ukuri koko. Reka rero n'aya magambo tuyavuge nk'uko ari muri Matayo 24. Turahera ku murongo wa 4. Yego. Yesu aramusubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo. Bazayobya benshi, muzumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika umutima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umurongo wa 7. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose izaba ari itangiro ryo kuramukwa. Umurongo wa 10. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazabagambanira babange. 11. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka we azakizwa. Tuvuge ngo Amen. Imana ni nziza. Amen. Nimvuga ngo Imana ni nziza, mujye muvuga ngo ibihe byose. Ibihe byose. Imana ni nziza. Ibihe byose. Ibihe byose. Yego. Imana ni nziza. Aha. Kandi ubutumwa murongo wa 14 ariho nagambiriye kugira ngo tuganireho. Yego. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Aka kantu ndashaka ko tukaganira. Yego. Ubutumwa bwiza bw'ubwami, impamvu Yesu atinze kugaruka, ntabwo ubutumwa burakwira ahantu hose. Yego. Ategereje ko nge nawe n'abandi batuzengurutse ubutumwa bubageraho. Bwamara kubageraho, imperuka igahera kikaza. Nyuma y'imperuka hazakubikiraho iki? Kwibera iwaba bacunguwe. Ibyo nkaba ari byo nsabira na buri muntu wese, ngo Imana idushoboze kuzayo waba bacunguwe mu k'igihumbi ndetse no kurengaho. Ariko igihe cy'imyaka 1000 ni ikiganiro cy'abera, uburyo babonetse aho hantu, uburyo babonetse mu bwami bwo mu ijuru, mu munezero w'iteka ryose. Ndabyifuriza buri muntu wese. Ariko hejuru twasomye amagambo avuga ngo ko iminsi y'imperuka igenda irushaho kutusatira. Abantu benshi bazicwa n'ibintu n'ubujyahabi, bazicwa n'ingorane zo kutamenya ukuri, ndetse bamwe bazaduka babigisha inyigisho zitandukanye bitume bayoba cyangwa se bayobywe. Niko bavuze. Nk'ubu ngubu umutwe w'amagambo mfite hano uravuga ngo hagiye gutera inzara. Inzara igiye gutera.
muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 ku muntu uri bubashe kuhagera ahasome. Amosi igice cya 8 umurongo wa 11. Katurebe. Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 niho tugiye gusoma, twumve iyi nzara igiye gutera. Amosi nuhagera uhansome igice cya 8 umurongo wa 11. umurongo wa 11. Dore iminsi zaza ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Komeza. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Abarahira icyaha geza aho wamfura we geza aho ngaho wa 13. Uwo munsi inkumi nziza, abasore beza, abasaza beza, abagabo beza bazicwa n'inyota. Ntizaba ari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa amazi yo kunywa, ahubwo azaba ari inzara yo kumva ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tububwiriza kugira ngo buzenguruke isi yose, impere kwize twitahire, ariko be kuzicwa n'inzara kuri uwo munsi. Hano banditse ngo iminsi izaza. Ese muvandimwe, tuvuge ngo iminsi izaza cyangwa iminsi yarangije kuza. Umusaza yari umusaza akiri umusore, aravuga ngo igihe nikigera nzasaza, ngo nzamera imvi. Ariko si tuvuge ngo azamera imvi, nk'urugero nk'abantu b'abasaza bari hejuru yanjye bamaze kumera imvi, tuvuge ngo iminsi izaza bamera imvi cyangwa imvi barangije kuzimera, bamaze kuzimera. Hano rero batubwiye ngo iminsi izaza nimara kuza, bavuze ngo Uwiteka ati nzateza inzara mu gihugu cyangwa se nzateza inzara mu isi. Ntizaba ari inzara yo gushaka cyangwa yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Igihe kizagera abantu b'Imana bifuza aya magambo tubwiriza mu isi yose, tubwiriza abantu igihe bininira, igihe badashaka kuyumva, igihe badashaka kumva ubutumwa bwiza, bifuze kuyumva bidashoboka. Ariko uyu munsi wa none dufite amahirwe kugenza gute yo kuyumva. Nimureke twemere duhuguke twumvira aya magambo, nitumara kuyumva tumenye aho igihe kigeze, nitumera aho igihe kigeze bitume twitegura. Yesu agiye kugaruka abavandimwe. Amen. Agiye kugaruka, twabyanga twabyemera, agiye kugaruka. Hepfo banditse ngo bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi. Ubundi nyanja muhanuzi ivuga abantu benshi. Abantu benshi bazajarajara bakubita hirya no hino, bazava ikasikazi bajye iburasirazuba, cyangwa se bazava mu majyepfo bajye mu majyaruguru, bazakubita hirya no hino bazerera bagira ngo bumve ubutumwa bwiza bw'ubwami turimo kwingingira abantu ngo bumve, bakanga kubwumva. Ariko banditse ngo bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi 13, uwo munsi inkumi nziza, abasore beza bazicwa n'inyota. Nshuti zanjye, nimuze mwivomere, nimuze mwumva ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubutumwa bwiza nitumara kumenya natwe tubushyire bagenzi bacu, nibamara kumenya bitegure twitahire. Amen. Muvandimwe, igihe kirageze ngo dutahe. Dege twarindagiriye cyangwa twaziririye muri isi dushaka ubuzima bw'inica ntikizi, umunsi umwe bukaboneka ubundi bukanga. Rero nk'ubu ngubu hari abantu benshi bicwa n'inzara. Hari inzara y'ibigaragara, hari n'inzira y'ibitagaragara. Ubu ngubu inzara y'ibigaragara, reba nk'ubu izuba ryaravuye. Abantu barimo baravuga bati izuba ryaravuye, ntabwo tuzeza. Abantu benshi barahangayitse, baribaza ngo tuzarya iki. Iyo ni inzara y'ibigaragara y'ibi biryo turya kugira ngo tubeho. Ariko noneho indi nzara ya karundura igiye gutera ni iyi ngiyi yo kumva ijambo ry'Imana. Nimuze twivomere rero, nituba twariye, nituba twanyoye, tujye tubigerekaho no kumva ijambo ry'Imana, turikwirakwize muri bagenzi bacu. Ibyo bizatubera amenezo yo kuraga ubwami bw'Imana.
muri Daniel 12 umurongo wa 10 uhageze wahansomera. Daniel 10 umurongo wa 12 wahansomere. Avuga ko abanyabwenge bazabimenya ariko abatari abanyabwenge ntibazabimenya. Ntago bazumvira iyi mbuzi, kandi iyi mbuzi irimo raturarikira 10:12. Wahageze? Yego. Oya 12 ahubwo umurongo w'10. Yego. 12 umurongo w'10. Hansomere. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Yego. Benshi komeza. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi. Yego. Kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Aya magambo meza y'Uwiteka, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abanyabwenge bazabimenya ariko abatari abanyabwenge n'abaswa ntago bazabimenya. Abenshi bazatunganywa kuko bumvisha ubutumwa bwiza bw'agakiza. Bazezwa, nukuri bazakurwaho icyasha cy'icyaha icyo ari cyo cyose. Bazacishwa mu ruganda. Gucishwa mu ruganda ni ikisi? Ibigeragezo pe. Ni ibigeragezo. Burya mu bigeragezo niho twerezwa. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ngo ibigeragezo ni agasabune umukwe afurisha ibizinga by'umunyabyaha cyangwa se by'umugeni we, kugira ngo yere abatunganye aho Imana icyubahiro kandi akwiriye. Mu bigeragezo rero niho twerezwa. Burya ntimukanga n'ibigeragezo, ariko Imana igiye gukuraho ibigeragezo nshuti. Haleluya. Igiye gukuraho ibigeragezo. Ibi bigeragezo bitubata bikadukura ku Mana yacu bigiye kuzatsindwa by'iteka ryose. Kandi murabona aho isi igeze, abantu barwaye indwara zidakira, barufite ibigeragezo by'uburyo bwose, ariko Imana ituzi mu mazina. Yaratuzi. Reka nsoma aya magambo ko Imana ituzi mu mazina. Amagambo mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 14. Ni amagambo maremare ariko agaragaza yuko urufatiro rukomeye ruracyahagaze. Rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Yego. Urufatiro rukomeye ruracyahagaze. Rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Nge nawe umunsi wa none Imana irakuzi. Waba uri umunyabyaha irakuzi. Waba ugerageza mu byo gukiranuka irakuzi. Kubituzi rero iratwifuriza n'ikizi iteka ryose. Nimugaruke bene data. Mbese kuki mwarinda gupfa mw'ab'inzu y'Isiraheli mwe? Nimugaruke ku Mana, tugire Imana nyambere, tuyikunde kandi tuyikorere, izaduhemba. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana bose ko uyu munsi wa none ntabwo Imana izaduhembera muri ubu buzima. Tuyikorera umurimo, twamara kuyikorera umurimo tukaba turimo kwandikisha. Igihe kizagera duhembwe n'Imana. Mbese utekereza ko igihembo cy'Imana izahemba iki? N'ubugingo bw'iteka. Kubaho by'iteka ryose. Ubutazongera gupfa, utazongera gusonza, utazongera guhangayika, tukabaho by'iteka ryose turi kumwe n'Imana Data wa twese. Nasomye amagambo muri Zefaniya hari banibuka neza ngo Imana iri muri twebwe imbere, izatwishimira iririmba. Hari igihe kizagera Imana ikatunezererwa, ikaturirimbira nshuti. Ikaturirimbira rero uririmbirwa n'Imana. Kandi n'uyu munsi nta kintu itadukorera. Nta kintu idakora. Iduha ibyo kurya byonyine mwene data. Uyu mwuka duhumeka. Uyu mwuka duhumeka. Kwa muganga bagurisha ngaye? Ni menshi cyane. Uyu uri muri bomboni uzi fagitire baguha? Ariko Imana iturinda imyaka 80 guhera kuri 40 iyo ari yo yose sinyizi uko Imana ikurinda. Tukaba duhumeka nta kintu twayihaye. Ihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen. Ndasabira buri muntu wese utwumva n'uzatwumva gukunda Imana. Kandi ndamusaba ngo ayigire nyambere muri byose. Ibyo bizamubera mendezo yo kuraga ubwami bw'Imana. Tuve muri imihangayiko y'isi tuzebereho by'iteka ryose. Ibyo mbisabiye buri muntu wese watwumvise n'undi uzatwumva mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, uduhaye ubuhanuzi bukomeye kandi uduhaye ikiganiro nk'uko tubyita hano kuri social media. Uduhaye ikiganiro cy'ubwenge cyane,
navuga ngo birumvwa n'umunyabwenge, abanyabwenge bazabimenya. ariko wanabivuze nabyo wavuze ngo abanyabwenge nibo bazabimenya. Abantu kugira ngo bakurikirane bumve icyo Imana ishaka kuvugana nabo. Iyi message utanze nubwo wasomye muri Bibiliya warangiza ukavugaho bikeya, ese ni ijwi ry'Imana wumvise, nuko watekereje nk'umuntu ukuze ukareba igihe tugezemo, byagenze bite kugira ngo uhabwe message iremereye nk'iyi ngiyi muri iki gihe kigoye? Nafashe igihe cyo kwiga ibyanditswe byera homiletique, ndasoma, nzi gusoma nkuko twabisomye muri Matayo 24, havuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubu buhamya. Ntabwo twemeza abantu muvandimwe, tanga ubuhamya bw'ijambo ry'Imana, bw'ibyiza by'inzira turimo tuganisha ku gakiza, umuntu wese akihitiramo guciraho iteka. Ahubwo turabigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, tubereka aho isi igeze. Mu biganiro byose tuzagenda tugirana, tuzabereka aho isi igeze, bihitiremo. Muri make ni igihe cyo kugira ngo abantu babe maso, bakanguke bitewe n'iki gihe tugezemo. Ndagira ngo abantu barabyumva cyane kandi bazadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ariko icyo nari nkubajije uragikwebye, ese mu gihe nk'iki cya none wumvise ijwi, wareretswe? Kuko tubana n'abantu benshi bakatubwira ati ibi bintu mu by'ukuri ngewe numvise Imana imbwira integeka kuvuga. Ese wowe bigenda bite mbere yo kuvuga? Uyu ni umuhamagaro w'Imana. Yego. Hari abasore, hari abasaza, hari inkumi nyinshi, hari abo tungana, hari abo nduta badafite igihe cyo gukoresha nk'iki ngiki. Ugasanga igihe cyabo barakimara mu bibanezeza kandi bidafite umumaro. Yego. Ariko uyu ni umuhamagaro w'Imana. Niba Imana impamagara ikambwira iti genda ku murimo, ugenda umbwira abantu, ubwira abantu, yego, ntabwo nkwiriye kwininira. Nawe ntabwo ukwiriye kwininira. Yego. Ntukwiriye kubyanga, ahubwo haguruka ugenda uvuga inkuru nziza y'agakiza ko Yesu akiza. Igihe kizagera Imana iduhembe, kandi izaduhembera uyu murimo wayo twayikoreye. Uyu ni umuhamagaro rero Imana yarantoranije, intoranya mu bandi, cyangwa nkuko nawe kwifuriza kugutoranya kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Yego. Kandi izaduhemba bidatinze. Ntabwo tuvunikira ubusa, ntabwo dukorera ubusa, ahubwo turi ku murimo wo kubwira abantu abangaba batarayimenya, kugira ngo dusohoze iyi nshingano cyangwa se iyi ntego y'Imana. Matayo 24:14, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Yego. Kugira ngo imperuka ize turuhuke iyi miruho. Hari benshi badashaka imperuka, ndetse hari n'amagambo yanditse muri Bibiliya ngo mbese uwo munsi muwifuriza iki? Ko ari umunsi w'amakuba, ari umunsi w'ibigeragezo, ari umunsi w'ingorane, uwo munsi muwifuriza iki? Ariko Imana nizi impamvu. Yego. Izi n'igihe bizarangirira. Imana ifite ubwenge kuruta ubwacu, izo umusatsi uri ku mutwe wacu, ikamenya ibitekerezo byacu n'imigambi yacu. Nizi igihe uwo munsi uzarangirira. Ariko reka dukore umurimo, tubwire abatuzengurutse ndetse n'abandi batwumva, badufashe kwamamaza iyi nkuru nziza. Yesu agiye kugaruka bavandimwe, kandi nagaruka nukura azaza aje guhemba, ntago azaza aje guhana. Gusa buri muntu wese azahembwa ibikwiriye ibyo yakoze, byaba byiza byaba bibi, buri wese azahembwa. Ndasaba Imana rero ngo idushoboze kuzahembwa ibyiza twese, byonyine kwibera mu ijuru n'umunezero uruta indi minezero yose ibaho ku isi. Urakoze cyane, reka tugushimire. Ariko umuntu yakwifuza kuvugana nawe, umuntu yakwifuza ko mufatanya mu isengesho, kuko nubwo mutigeze mubivuga, nyine murabizi abantu bakuru ntabwo bakora nk'abana batoya cyangwa se nk'abagifite amashagaga. Ndabizi ko usengera abantu bakabohoka, turabasengera mu izina rya Yesu. Ndabizi ko
utanga inama ibintu byose bikagenda neza muri ubu buryo cyangwa ubundi. Yego. Nyemerera utambutse nimero ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yakubona mu buryo bworoheje. Nimero yanjye ni 07 88 25 92 00. Yisubiremo. 07 88 25 92 00. Iri kuri WhatsApp. Mfite n'indi iri kuri WhatsApp, ntago iri kuri WhatsApp. Vuga iri kuri WhatsApp. Zose ndazitanga nta kibazo. Yego. Ni 07 23 62 20 46. 07 07 23 62 20 46. Iri kuri WhatsApp. Uwashaka igihe cyose yanyandikira akambaza ibibazo cyangwa akangira inama, akanyungura ibitekerezo cyangwa akakugisha cyangwa se akangisha inama. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha kandi guhe umugisha mwinshi. Nkuko twatangiye dusenga rero, nyemerera usabira umugisha imbaga nyamwinshi dukurikiye hirya no hino ku isi, ubasabira umugisha. Reka dusenge Imana yo mu ijuru. Dusenga iyo mu ijuru, ntago ari yo mu isi. Hari imana nyinshi, hari za Bayali, hari zande, twe dusenga iyahanze byose, ya yindi ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ya yindi yashyizeho byose tubona ku isi. Niyo dusenga ibera hose icyarimwe, ikabituye mu bwama rwo mu ijuru. Kadusenga Imana rero. Ugize neza mwungere w'ubugingo bwa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira uburinzi bwawe, uburyo wabanye natwe, uburyo ubana natwe, uburyo turinda, uburyo waturinze kuva tukiva mu nda z'ababyeyi bacu kugeza uyu munsi wa none. Uhabwe icyubahiro Data. Dukomeje kukwiragiza no gukenera ubwishingizi buvuye kuri wowe kugira ngo ubashe kudukiza, udukize indwara zabaye karande, udukize ibigeragezo, udukize ingorane zose, kuko uri Imana ikiza. Ndetse utavuye abandi baganga baba bavunikiye ubusa, ariko uri Imana ikiza, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uhabwe icyubahiro. Dusengeye abantu bose b'uburyo bwose, abababaye, abanezerewe, abantu b'uburyo bwose, usibye ko nta munezero wo mu isi, ariko Data wa twese tuzi yuko uri Imana itera umunezero. Uyu munsi umuntu urimo kuribwa wese, uyu munsi umuntu ubabaye wese, umusange, umukize, niwe muganga uvura utavugusa umuti, nta rushinge utera, ahubwo uravuga bikaba, wategeka bigakomera, kuko ufite ububasha. Ukize buri muntu wese. Dusengeye umuntu wese ufite ibibazo, ufite abadayimoni bamubase, ufite ingorane zitari zimwe, umugenderere kandi umugirire ubuntu. Ubutumwa bwiza bw'ubwami tuvugiye ahangaha bugere kuri buri muntu wese, abashe gukira inzara igiye gutera, abashe gushaka uburyo yayihunga, maze Data nagahunga iyi nzara azabe ari mutaraga, atazicwa n'inzara n'inyota bigiye gutera. Ibyo bizamubera mendezo yo kuragwa ubwami bw'Imana. Bana natwe muri uyu mugoroba, utugirire neza. Abari mu mpande enye z'isi zose, aho umuntu ari hose, ubasha kumva ikinyarwanda, utabasha kumva ikinyarwanda, umugenderere, umugirire ubuntu, maze igihe gikwiriye Data, igihe tuzaba turi mu ijuru ry'amahoro, igihe tuzaba tunezerewe turi kumwe na Data wa twese, agakenyera, akaturirimbira, akatugaburira, Data turakwinginze tuzabe turi kumwe n'abantu b'uburyo bwose. Dusenze Imana yo mu ijuru ngo itwumve kandi isubize. Tubisabye Imana yera kandi ikiranuka, igira ubuntu. Ibyo tugejeho intekerezo n'ibyo tutagejeho intekerezo, uduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.